reka ntangire nk'ikaze aka kanya nge wumva nitwa 2MC. Iki ni ikiganiro impamba y'ubwenge. Niba urimo kunyumva aka kanya aho uri hose, aya magambo ugiye kumva muri iki kiganiro arakubera isomo rikomeye ryagufasha guhindura imikorere n'imitekerereze yawe ndetse no gukora ibintu bifasha ubuzima bwawe n'ubw'abandi. Kamusabe urimo kunyumva aka kanya gukora kuri subscribe ubundi tukikomereza. Ijambo rya mbere mu magambo turi bwibandeho uyu munsi: tekerezo byiza bitanga ingufu zo kugera ku ntego. Tekereje neza kandi ukizera ibyo ushaka kugeraho bigufasha kugira ingufu zo gukora cyane ndetse no gutsinda. Gero nk'umucuruzi ushobora gutekereza ukuntu yakwagura isoko ryiwe, ashobora gushyira imbaraga kuba yakora ibyiza byamufasha kugera ku bindi bikorwa byinshi. Ijambo rya kabiri: umunezero nyakuri uva mu kwiyakira. Kwiyakira uko uri, ugakunda n'amahirwe ufite, ukemera kwihanganira ibyo udafite, bituma ubaho neza kandi ukicisha bugufi. Dufate urugero nko ku mugore wabuze urubyaro. N'umugore utagira abana ashobora kubonera umunezero mu gufasha abandi bana aho guherana n'agahinda kubera yuko atabyara. Ijambo rya gatatu: ubuzima bwiza ni umusaruro w'imigenzo yawe ya buri munsi. Amahitamo yawe ya buri munsi n'imyitwarire, imirire n'ibikorwa nibyo bigena uko uzaba umeze mu gihe kizaza. Dufashe nk'urugero umuntu ukora imyitozo ngororamubiri buri munsi n'uwirinda ibiyobyabwenge cyangwa se imirire yatuma ubuzima bwe bwangirika, umuntu azagira ubuzima bwiza kurusha wa wundi wirengagiza byose. Ijambo rya kane: nta byiza bikomeye bigerwaho nta kwihangana. Tsinda ibikomeye bisaba kwiyumvisha ko inzira itoroshye, ugakomeza gushyiramo umwete ukihangana mu bihe bigoye. Urugero, umunyeshuri wihangana agasubiramo amasomo ye iyo yaba atayakunda se cyangwa atarimo kubyumva, iyo yihanganye agashyiramo umwete asoreza ku ntsinzi, mu gihe abandi bo banze kugerageza kuyasubiramo basoreza ku ntsinzwi. Ijambo rya gatanu: imbaraga zawe nyinshi ziva mu kwizera no kwiyemeza. Iyo wizera ibyo ushoboye kandi ukiyemeza gukora neza, ndizera ntashidikanya ko nta kintu na kimwe kitagushobokera. Nk'urugero, umukinnyi w'imikino ngororamubiri wizera ko ashobora gutsinda amarushanwa, ahora yitoza kandi amaherezo agatsinda. Ijambo rya gatandatu: ibyo uvuga bigira ingaruka ku byo ugeraho. Nk'iyo wibwira amagambo y'ubutwari kandi ukavugana icyizere, gutera imbaraga. Iyo wibwira amagambo mabi aguca intege. Nk'urugero, umuntu wibwira uti nzakora ibi kandi nzabikora neza, uwo muntu afite amahirwe yo gutsinda gereranyije na wa muntu uvuga uti sindimo kubishobora. Ijambo rya karindwi: menya guhitamo inshuti ni intambwe ya mbere yo kugera ku byiza. Inshuti zawe zishobora kugena uko uzitwara mu buzima bwawe, uko zishobora kukugira inama, kugushyigikira cyangwa se kugushuka. Rero ugomba kumenya no guhitamo uwo mu bicuti. Nk'urugero, umuntu ukunda kujya mu matsinda arimo abantu bakunda gutekereza ku mishinga y'iterambere aba afite amahirwe menshi yo kugera ku bukire kurusha wa muntu wahisemo inshuti z'abantu bagendera mu ngeso mbi nk'ubusinzi, ubujura ndetse n'ibindi. Uwo muntu nawe aba afite impamvu n'imbogamizi zitatuma atera imbere. Ijambo rya munani: menya ko igitekerezo ari intambwe y'ibikorwa byose. Ibintu byose bitangirira mu bitekerezo. Niba utekereza ibintu byiza ukabitangira kandi ukabikora, nta kabuza bigera ku musozo. Urugero, umunyeshuri wagize igitekerezo cyo gukora ubushakashatsi ku gihingwa runaka afite ubushobozi bwo kubaka uruganda rukomeye rukora iby'igihingwa gitanga. Kwihuta si byo bituma ugira ubushobozi, ahubwo ubushobozi buzanwa no gutegura. Ugomba gukora buhoro buhoro ariko byitondeye, cyangwa se uri gutegura ibintu uhubutse utabanje gutegura bishobora gutuma udakora neza. Reka dufate nk'urugero nk'umuntu ushobora kugura ubutaka atabanje gusuzuma ibyangombwa by'ubwo butaka neza, ashobora kuzisanga yarashoye amafaranga by'uburiganya. Ijambo rya cumi ari naryo jambo ngira ngo ducumbikireho uyu munsi: ubuzima ni isomo kandi buri munsi ni ikiruhuko kitagaruka cyangwa se kidasubiraho. Buri munsi ukwiye kwigira ku makosa yawe n'itsinzi byabayeho mu buzima bwawe. Ibyo iyo ubitekereje bituma ubaho neza mu buzima bwawe, bigatuma ubasha kumenya no gusobanukirwa uko uzaba ubayeho mu gihe kizaza. Nk'urugero, umuntu uzi gusubiza amaso inyuma akareba ibyo yatsinze n'ibyo atabashije gukora neza, agira amahirwe yo kunoza imitekerereze n'imikorere ya buri munsi. Reka mushimire wowe twabanye muri iki kiganiro kuva gitangiye kugera gishoje. Uri uw'agaciro kuri ngewe. Kora subscribe niba waryohewe n'iki kiganiro, ugisharinge, unatange comment. Ndabashimiye.